tugeze kuri kiliziya dusanga kiliziya yuzuye bakinze, tubura aho tunyura turazamuka tujya kwa padiri. Tugeze kwa padiri, padiri aravuga ngo ntahafite ari budushyire, ngo none icyiza ngo nuko twahava bataza kutwicira mu maso ye. Tukimara kugeramo ntabwo twize turyama kuko interahamwe zaraturaririye, barara batobora kiliziya. Kuri 15 mu gitondo batangira kuduteramo amacumu, noneho abana babinyuma baravuga ngo ntimuduteme, ngo nimutujugunye mu mazi. Barangije baravuga ngo abana bari kuvuga ko bata mu mazi bashobora kuba bazi koga. Nafashe inzira njya kwihora abana banjye inzara yabishe, ngeze aho niyahurira muri wa mukoki ndanyerera ndagwa hejuru yawo, nkaho nakawuguyemo haturuka inyuma ikintu kiragwa, ngira ngo ni umuntu ndi inyuma ugiye kundaha muri wa mukoki. Turasuje mwese abadukurikiye kuri rubuga Iyungure, tunabaha ikaze muri iki kiganiro twabateguriye uyu munsi, ariko nanone tubibutsa ko abashaka kuduha ibitekerezo mushobora kutwandikira muri comment, cyangwa se ushobora kuba ufite icyo ushaka kungura abadukurikira umunsi ku munsi kuri YouTube cyangwa se kuri rubuga Iyungure, waduhamagara kuri iyo nimero iri imbere yawe. Uyu mwanya rero n'ubundi tugiye kuvuga ku bijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Hari byinshi tuba tugomba kumenya kugira ngo dufate n'icyemezo cy'uburyo tugomba kuba mu Rwanda rwacu rwiza, ariko nanone twiga no kubana mu mahoro tugendeye ku byatubayeho, ku byabaye kubo tuganira nabo kuri rubuga Iyungure. Ndi kumwe n'umurerwa Tausi Bazina. Uraho neza? Uraho neza. Nanjye nitwa umurerwa. Ni byiza. Hanyuma ndagira ngo ubanze mbere yuko tubwira urugendo rwawe muri iyi myaka 30 ishize habayeho jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, ubanze udusangize ubuhamya, uze no kugeraho utubwire aho ugeze wiyubaka muri iyi myaka 30. Murakoze cyane kuduha ikaze. Nitwa umurerwa Tausi nkuko yabivuze, nibazina n'iby'igiciro biranshimishije, gusa n'ibintu byantunguye. Nubwo ejo twavuganye ndiho ngenda, ariko nyuma yabanza kubitekereza avuga ninge bahamagaye cyangwa n'undi muntu bahamagaye. Kubera iki tawo? Ubundi gihe ubuzima nabaye mu buzima bwanjye bwa genyine nabo nabyaye gusa, nta umbwira ngo komera humura cyase telefone ngize guhamagarwa. Natangiye guhamagarwa ruko ngeze mu maboko ya Gerard. Nabonye abantu barankomeza no bakinkomeza, umuryango numva yuko ngufite noneho. Ku mfite imyaka 39, 40 irabura nk'ibyumweru 2. Ukuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi yabaye ifite imyaka 9 gusa. Yego. Ubwo rero sinzi aho umva uhere ku byo wibuka. Imyaka 9 umwana bafite ubwenge. Ubwenge babuhari. Ngewe narakokeye mu karere ka Ngoma, hahoze ari muri Kibungo, ahantu bita Imutenderi Ibari. Jenoside iba nari umwana w'imyaka 9, urumva ko nari mukuru, mvuga ko nigaga mu wa 3 primaire. Jenoside, imbere ya jenoside ndumva mbere y'ibyumweru 2 habayeho amashyaka, ariko njye ntabwo naniza amashyaka ibyo ari byo, nuko abantu bateranaga ahantu ku gasantere bakaririmba cyane, ariko ubona bahanganye, harimo nk'amakipe ahanganye. Ariko hari indirimbo nibuka bajyaga baririmba, ariko nagira no mu rugo nkabibaza data, bararirimbaga ngo ishyaka ni Saderi, ngo umwanzi wa Saderi baramuzi ni umututsi. Ariko ayo magambo yo nkayakurikirana, nagira mu rugo nkamuza, ariko se data ko bari abantu baririmba iyi ndirimbo, umututsi ni igiki? Se n'umwanzi wabo guti ko baba babihamirije? Data nta mpo busobanura, akambwira ati mwana we, ni ibintu bisanzwe, ati bari abantu ubona babyina kuriya bisakuza kuriya, ati ni nkuko wabona bari imikino y'imipira. Ntigize ampa umwanya wo kunsobanurira icyo kintu. Ariko ku itariki 9 nibwo ibintu byahinduye isura mu gace k'iwacu.
amatangazo aratangwa, baravuga ngo abantu bave mu ngo zabo tujye ku masegiteri, kera byari segiteri, kuri kiliziya, ariko abantu ntibabyitabira. Ku itariki 12 nibwo umuturanyi wacu bitaga Nyamijayi baramutwikiye. Bamaze kumutwikira basanga n'inka ze mu rwuri, batangira kuzitema. Noneho data nibwo yagarutse mu rugo yihuta abwira mama ati rero byakomeye, ati ko kera byari biri uyu munsi siko bigarutse. Kera ngo barabatwikiraga gusa bakava no mu byabo ngo bagahunga ariko ntibagire ibyo bonona. Aravuga ati kwa Nyamijayi hamaze gushya n'inka barazitemaguye mu rwuri. Ati ubu ngubu bamaze gufata hari umuhungu bitaga Gasana. Ati Gasana bamukubise bamugize intere, ati baramukurubanye baramutwaye, ati ntabwo nzi aho bamutwaye. Bigeze nko mu gihe cya 9:00 cy'umugoroba basubira kwa Nyamijayi. Nyamijayi baramwica, bamwicana n'abahungu be 2, ariko Gasana we ntago bamwishe, baramuretse. N'umudamu we bamwitaga Nyakageni akunda gusenga cyane. Gusa aramaze iminsi mike yavuye mu rugo, aratubwira ngo dukomeze dusenge, ngarabona bitameze neza. Ubwo ku itariki 13 nibwo bagarutse bajya kwa muzehe aho mukuru wanjye yari yarashatse, kwa Yosefu, bamutaga Yosefu na Frafra. Barahagera, inka bazikura mu biraro, baruririnza amabati bayakuraho. Yosefu baramujyanye n'abahungu be 3, babatwara bababwira ngo nibajye ku kiliziya Kibare, ngo niho abandi bari, ngo ibyabo barabyigaho bari buze kubasubiza. Baragaruka bajya ku muvandimwe bitaga Gakeri, nawe bahavana abahungu be, nawe baramutwara. Ariko twebwe byatugezeho bavuga ko umukobwa ntabwo kagira, bagomba kwica abahungu n'abagabo gusa, abakobwa bagasigara yuko bazaba bashaka bakaba abagore babo cyangwa bakaba abaretwa mu ngo zabo. Noneho kuri 14 birangira bagarutse natwe kugira gute igitsina gore nacyo baje kugifata. Nibwo bagarutse kwa Yosefu batwara umukecuru bamujyana haruguru y'ishyamba ryari rihari rya Pinusi ahantu twanyuraga tujya kwiga. Niho bamutemeye bamutabika aho ngaho. Nibwo hagarutse umuntu araza aratubwira ati rero byakomeye kuko uwo mukecuru bamwitaga Nzamukwereka. Ati Nzamukwereka bamaze kumwica, nabari kuri kiliziya yuzuye. Rero mukoresha uko mushoboye kose abari inyuma kugira ngo mugire muri kiliziya mutatane hirya no hino, kuko kiliziya byanga bikunda uko bari kubicira hanze natwe baragaruka batwicire muri kiliziya, ariko nidutatana ntago twese bari butwice. Tata ati oya, reka tujye ku kiliziya nk'uko abandi bariyo, nitunapfa dupfire hamwe n'abandi tureke gutatana. Mama ati ntago njyayo. Mama arabyanga. Amaze kubyanga umukuru wanjye yari yavuye ku mugabo we, umugabo yitwaga Munyeshuri. Bari bafite abana 7 b'abahungu, nibo babanje kubyara. Mama ati ntago ndi busiga buzukuru wanjye ngo njye kuri kiliziya, ntago bishoboka, ahubwo wowe genda ugereyo umbanze umenye uko bimeze, hanyuma uze kuza kugaruka kudutora ari nimugoroba. Ubwo akimara kugenda haje interahamwe, igitero cy'interahamwe cyaturutse ahantu bita Muzingira w'Ihero, twebwe twari dutuye aho bita Rurenge. Baramanutse n'imihoro n'impiri, indirimbo ziri hejuru, bamanukira ku mugabo bitaga Fideli, bahinguka mu gikari cy'iwacu. Inka zari zihari batangira kuzitema ibitsi, ziba ziraguye. Mama afata babuzukuru be 7 abubikaho umutiba. Urabuza umutiba? Agenda aterekamo ahita apfundikira, agaruka ku muryango, ahita ahurira n'abo bagabo. Hari umugabo umwe bitaga Rubimbura na Damasi, undi bitaga Kajagamba. Abo bose urabibuka? Ndabibuka, kandi n'ubu barahari, barafunguwe. Ubwo akigera ku muryango ati dukeneye abakwe bawe 2 n'abuzukuru bawe 8 b'abahungu, nibo dushaka kandi bari muri iyi nzu. Umukecuru atereka da, bagiye ku kiliziya bose. Umukobwa wanjye yaje hano ari wenyine, nta bana yigize azana, abana bagiye na se na sekuru. Bati oya,
abana turabizi neza ko bari hano. Umukecuru akomeza guhakana arahakana. Umugabo umwe wari urimo bitaga Kajagamba abamukubise urushyi. Akimara kumukubita urushyi baraguye mu kugwa, nanjye nyura mu gikara aho nari ndi nza niruka ntera induru, ni mama baramwishe. Nkihagera uwo bitaga Ndangamyambi aranjugunya, aransunika njugunya inyuma y'urugo. Ubwo noneho mukuru wanjye aho yari ari nawe biranga kwihangana biranga, nawe arasakuza, ariko yasakuje ari hafi ya wa mutiba. Baba barinjiye mu nzu, bakihagera ubwo bamufashe mu ijosi baramukurubanye bamujugunya hanze. Bakimara kumujugunya hanze, za nterahamwe zose ziba zinjiye mu nzu, babana baba bakuyemo. Ubwo bamaze kubakuramo babatondesha umurongo ku irembo, bahita bavuga hari umusaza bitaga Kagaba, nawe yari afite abuzukuru 5 b'abahungu. Bahita bavuga ngo bahinduye gahunda barimo, bagiye kubanza guhiga mu ngo zose abana b'abahungu barimo babanze babice. Barabashoreye baragenda bajya kwa Kagaba, ariko mama ntiyaguma aho ngaho, na mukuru wanjye barabakurikira. Bamaze kubakurikira nanjye ndabakurikira. Abana bagiye bahekanye, umukuru n'umuto, bari kuvuga ngo mutubabarire ntabwo tuzongera kuba abatutsi ukundi. Babakubita ibibatiri by'imihoro. Ubwo turagenda tugera kwa Kagaba. Tugeze kwa Kagaba bafata n'aba bana b'abahungu bari bahari. Mama akomeza kubirika inyuma aravuga ati mutubabarire, abana nta cyaha bigeze bakora kandi nta kosa bafite, ahubwo ni murebe basi. Murebe base bonyine ari bo bafite ikibazo, ariko abantu nta kibazo bafite. Abagabo baranga. Abantu bakomeza kugenda bakubita ibibatiri by'imihoro. Mama asubira inyuma, mukuru wanjye gusubira inyuma biranga. Hariho bitaga Kankindi aravuga ati rero ntabwo jewe ntabwo kubaho ntacyo bikimariye, reka njyane n'abuzukuru banjye. Mama aragenda ageze imbere nawe aragaruka, aravuga ati n'ubundi cyo njya kuramira cyaraba, none nabo baragiye, reka njyane nabo. Nanjye ndabakurikira. Hari akagezi kari iwacu bita Rwagitugusa. Ni akagezi gato cyane, ariko karimo abantu batagira uko bangana. Turamanuka turahagera, bafata n'undi mwana bitaga Ndamage wo kwa Kofita, yari abyaye umuhungu umwe, baramumanura. Turagenda turahagera, abana babatondesha umurongo. Bajyaga bafata umwe bagenda banaga muri y'amazi. Noneho abana babinyuma baravuga ngo ntimuduteme, ngo nimutujugunye mu mazi. Barangije baravuga ngo abana bari kuvuga ko bata mu mazi bashobora kuba bazi koga. Wa undi wo kwa Kofita baramufata bamujugunyamo, kwa kundi uguye mu mazi uzamuka. Umwana yibiye rimwe, yibira kabiri, bwa gatatu umugabo wari uri ku ruhande amukubita inkoni, umutwe waturitse nka goronete. N'abasigaye inyuma bose baboherezamo. Hari umwana umwe bitaga Ngondo wo kwa Yozefu, niwe bajugunyemo. Umwana aratemba yogeramo hasi, aramanuka ahinguka ku kandi kagezi bita Nyabugongo. Umwana agezeyo arazamuka. Amaze kuzamuka bageze nimugoroba, umwana agaruka iwacu. Ahageze turikanga, turavuga se byagenze gute? Aratubwira ati yewe noze nuburukiye ku mwaro w'ikarenge na Mutenderi, none ndagarutse narinje kureba yuko iwacu bagihari. Yaraje yarahageze asanga nta muntu numwe iwabo uhari. Mama arangije aramubwira ati rero n'ubundi ntago bari ukubabarire, byahose byahindutse mwana wanjye, ntago mfite aho nkubika, ahubwo reka nkwambike ikanzu tufate inzira tujye kuri kiliziya, baragira ngo uri umukobwa. Umwana tumwambika ikanzu, turamanuka tugera ku gasozi k'iwacu. Twamanuka kugira ngo tugere ahantu bitaga Kiyanza, hari umugabo bitaga Kibasumba, niwe wicaga Gakiza. Twaramanutse tugeze kuri uwo musozi, tuhahura n'umuryango wa Zake, abahungu b'10
n'undi muto yabonsaga wa 11 n'umugore we. Tukimara kuhagera baraduhagarika, baratubwira ngo idutegereze baduha uburenganzira bwo gukomeza cyangwa bwo kutwicira aho ngaho. Turahagarara, uwo mugabo arabanza atekera mu itabi, amaze kunywa itabi umuhara arawutyaza neza ku ibuye n'umunyu, ubundi aragaruka aravuga ngo umuntu unyura hano ni igitsina gore, ariko witwa wese ko ari umugabo ntagahanyura. Batondesheje umurongo b'abahungu bazake bose na se, ahera ku wa mbere agenda akuraho umutwe, tureba n'amaso yabo, ureba n'amaso cyane rwose. Arangije aravuga ngo abasigaye ni mugende. Turamanuka na wa mwana ariko ntibigize bamenya ko ari umuhungu. Turamanuka tugera hasi aho Kiyanza, tuhageze tuhasanga bariyeri. Baratubwira ngo mwese nimupfukame, turapfukama. Mama arangije aravuga ati rero tunyuze kuri Kibasumba niwe duhaye uburenganzira bwo gukomeza ngo tujye kuri kiliziya. Bati niho mwanyuze, tuti niho twanyuze. Niho mwanyuze, tuti niho twanyuze. Ati niba ariho mwanyuze niwanze musubire inyuma mugende mwongere mumugere mu maso mumubwire yuko tutaretse ngo mugende. Turongera turazamuka. Tumaze kuzamuka mpora n'umudamu wa Gakeri yari mama wanje muri Batisimu bamwitaga Jeanne d'Arc. Tugihura arambwira ati se mwana wa kuri hano iso ari hehe? Ndamubwira ni papa yagiye kare kuri kiliziya. Arangije arambwira ati papa wawe muto bamwishe, twebwe bari batubwiye ngo natwe tujye kuri kiliziya. Muri ako kanya tukihagera abagore babo barahageze, babambura ibitenge byose n'ibintu byose bari bambaye bakuramo. Nagiye nawe na mama yambaye ijipo y'imbere gusa n'agapira, ibindi byose babibakuyeho, abo bagore babitwaye. Turagenda tugeze aho Kiyanza, barangije baravuga ngo n'ubundi ngabo bagore ngo bagiye gutanga amakuru y'ibyo basize hanze, mundi ni mubarangiriza aho ngaho. Jeanne d'Arc bamukubise umuhoro wa mbere, mama bamufatisha umuhoro w'ingangura, urawuzi wigonjo. Bajya bakurura bamwegereza ngo navuga aho abakobe bari n'umugabo we. Tubibonye gutyo mpita nca mu rubavu na kakana twese dutatana turiruka. Tumaze kwiruka turagenda tunyura hirya ku mugezi wa Kiyanza aho twavomaga, tuzamukira mu Karimbu tuba tugeze kuri kiliziya. Tugeze kuri kiliziya dusanga kiliziya yuzuye bakinze, tubura aho tunyura, turazamuka tujya kwa padiri. Tugeze kwa padiri, padiri aravuga ngo ntahafite ari budushyire, ngo none icyiza ngo nuko twahava bataza kutwicira mu maso ye. Turagenda tugeze kwirema, umukozi wabatekeraga mu gikoni arongera araduhamagara, aratubwira ati muze mbahishe hano kuko hano imbere bare ati konseye yatanze itegeko yuko umuntu uri buturuke hano wese kuri kiliziya agomba kwicwa. Mwebwe nimugume hano ndabanza amenye amakuru uko ameze mbone gukomeza. Bigeze nka 2:00 ngo zibaye itariki 15, bigeze nka 2:00 z'umugoroba, 14 biri bishyire kuri 15 nibwo bakinguye kiliziya. Hari abandi batutsi bari bavuye ahantu bita za Murinja na Tunduti na Matongo na za Karenge ari benshi. Noneho kiliziya barayikingura, turinjira tugeramo imbere, hari abantu benshi ariko munsi ya kiliziya nimugoroba hari abo bari bahiciye, kuko kuri kiliziya hari umwobo munini cyane. Tukimara kugeramo ntabwo twize turyama kuko interahamwe zaraturaririye, barara batobora kiliziya. Kuri 15 mu gitondo batangira kuduteramo amacumu, baduteramo amabuye, twirirwa gutyo induru zivuga. Kuri 16 rero niho inzira y'umusaraba. Kwa 6 mu gitondo bahise bajya kuzana abasirikare bo kwa Habyarimana, bari bari ahantu Butama. Baraza barahagera batangira kuduteramo amagrenade, ariho ubona aha ngaha
aha nta myaka 3 ishize bambazamo fragment kuko no mu kanwa byagezemo hahoraga harira amashyira ariko bayibanye badutera amagurunedi baraturasa kwa gatandatu amanywa yose ijoro ryose mu gitondo cyo kuri 17 nibwo inkotanyi zaje barahanyura bahanyuze bagira ubwoba izo nteramwe zigira ubwoba ziba ziragiye zimaze kugenda bigeze nko mu masaa 7 barongera baragaruka bahita bavuga ngo umuntu wese urimo hano atapfuye muze dukurira abapfuye babajugunya muri cya cyobo wo dusanga atapfuye tumusoza baraza kugaruka twasoje igikorwa ubwo baratangiye bakurura abantu jewe imirambo yari yanguyeho nuziriranya amaraso hose utamenya niba ndi muzima cyangwa ntari muzima barakurura umugabo bitaga Ndekezi abarankuruye mu kunkurura mitaneguka mu kweguka mpita mbona ndamuzi nyamubwira nti Ndeke nawe ugiye kunjugunya kandi uri umuntu w'iwacu warazaga bakaguha amata bakaguha n'ibyo ushaka byose ahita agira ubwo bahita rekura ararebaguzwa hirya no hino ahita ambwira ngo sohokera muri uriya muryango ngo urahinguka kwa padiri mo imbere ngo nta bantu bahari unubona uko wambuka umuhanda ngo uhite ugenda nanyuzeho yambwiye ndanyanyimika mu padiri mo imbere nkihagera n'ubundi nsanga wa mukozi wabatekeraga bitaga Mariko aracyahari Marika mbonye arikanga arambwira ati vayo nkwereka ahantu buri inyuma y'ikigega niba mara kugenda ubanza ndakoza aya maraso nurangiza ugumemo hano ubwo icyo twakoze n'iki nagiye njya kuri icyo kigega barabakuruye abantu bose n'ubundi hari hafi yaho nararebaga bose barabakurura babajugunyamo abarimo bazima bagihorogoma mu gihe bakabasoje inkotanyi ziba ziragarutse baratatanye barirutse harimo na Anastasiya baracyahari baharokokeye babatwara ku ivuriro ryari rihari uwo mugabo aranyoza ampereza ikanzu y'abahereza niyo nambaye ndabakurikira ngera kwa muganga ndagaruka inkotanyi ziradufata zitujyana ahantu hitwa Birenga ku kibuga uruko kuri wenyine yego maze tuhamaze nk'icyumweru nibwo batubwiye ati rero hano ntago byoroshye nimuze tubatwara Ikibungo mu mujyi nitumara kubageza Ikibungo mu mujyi nibwo turi bumenye icyo gukora ariko hano ntago twamenye icyo gukora turagenda tugeze Ikibungo mu mujyi tukigera Ikibungo mu mujyi tuhasanga n'abandi bantu bari bakuye mu bitaro bya Kibungo na za Musamvu nibwo nagiye guhura na mukuru wanjye mba namubonye ariko mubona nawe yarataye ubwenge nta wibuka undi impore ubwo batwicaza ahantu hamwe bagenda babaza abantu babonye ababo badusiga aho ngaho kuri Ekonoma niho twabaye ku itariki 27 nibwo twasabye gusubira mu Imitendere turagenda mu rugo turagenda turahagera dusanga nta matongo nta kintu na kimwe gihari ariko tujya mu gasantere kaho harimo amazu dufatamo inzu mbamo na mukuru wanjye hashize nk'icyumweru nibwo yabonye abana b'abakobwa 2 yari abereye mu kasi nabo baraboneka habonekamo n'umwana umwe w'umukobwa we yari yarabyaye ariko bavuga ko atamubyaranye n'uwo mugabo babanaga bavuga yuko yamubyaye mu rundi rugo umuryango burabonetse tubana nawe nyine yifitiye trauma zikomeye ibintu byabayeho nyuma nyine yabayeho nk'umusazi imitungo yose agenda ayigurisha haba iwacu haba kwa sebukwe haba kwa nyirakuru w'umugabo we ahantu hose aragurisha ararangiza amaze kuhagurisha arwara kanseri y'umwijima naza kwitaba Imana maze kwitaba Imana urumva ko urugo twari dusigayemo turi abana
nta myanzuro dufite. Ariko abo bana yarabereye mukase bo bari bafite umuryango aho bitaga Gahurire, bo baraza barabafata barabatwara, genda sigara. Sigaye hari umuturanyi wari uhari nawe yarafite abandi bana yareraga, arambwira ati ntacyo va nawe ujye mu bandi. Urwo rugo ndujyamo, maze kurujyamo bansubiza mu ishuri, maze kwiga ngeze mu mwaka wa 6 nibwo haje guhunguka. Uwa 6 primaire. Haje guhunguka umugabo wo muri urwo rugo, arazagera yari umusirikare ku bwa Habyarimana, ariko babanje ngo kumufungaho umwaka kugira ngo bumve aho yakoreraga, kugira ngo bumve aho yakoreraga yuko ataba yarakoze jenoside. Arahagera uwo mwaka bamaze kumufunga, arataha basanga ntago yakoze jenoside, tubana muri urwo rugo. Rero nyuma yaho babana nahasanze nabo, kuko ubuzima bwari bukomeye kirya gihe, nawe urabizi. Nta muntu witaga ku mfubyi, wishakiraga igisubizo, cyaba kibi cyaba cyiza, wishakiraga igisubizo. Abana barambwira ati twebwe turagiye, tugiye gushaka akazi, ntabwo ubuzima twabuhoramo, nitubona akazi tuzagaruka natwe tukubwire uza nawe ujya mu kazi. Baragenda, mu kugenda dusigaramo rwa rugo. Maze kurusigaramo rwa rugo, wa mugabo yari umusilamu, aravuga ati rero twebwe mu ihame ryacu iyo umukobwa yagiye mu mihango abagomba no kuba yaba umugore. Jewe numva nshaka kukugira umugore. Ndamubwira ntabwo byashoboka, ndacyari umwana. Ati nshaka kukugira umugore kandi nzakurera, uzakura nta kibazo mfite. Nuje imyaka 15. Ariko kwa kundi uvuga ngo nimva mwa rwa rugo ntafite aho nerekeza, no muri kuko kuba ku muhanda ukaba mayibobo. Ariko hari umama twari duturana akambwira ati wowe ihangana uko bigenda kose igisubizo kizaboneka. Ijoro rimwe ntabwo byigize bimpira, araza arampamagara arambwira ati rero narwaye wampa icyayi. Icyayi ndagitwara aho yarari, ashaka kumfata ku ngufu, ndamubwira ntabwo byakunda. Arambwira ati ntacyo wowe genda, ariko ibintu uzabyigeho, jyewe numva nshaka kukugira iki umugore. Kandi yari afite umugore we muri urwo rugo? Ntawe, umugore yari yarashakiye mu buhungiro, we yarahungutse mbere ye, ageze mu Rwanda apfa byara. Rero n'ubundi bamufunguye asanga umugore yaragize gute, yarapfuye. Hashize nk'amezi 2 byaje kuba intambara ndende, umugabo amfata ku ngufu, arambwira ati jyewe ni ready yo kugutunga, ahubwo batiye gusezerana mu idini y'Abasilamu. Inyuma mbaza uwo mama ndamubwira ntibyaraye bigenze gutya na gutya na gutya, none se ubu ngubu ndajya hehe, ninde uri bunyakire, ndakora iki? Uwo mama arambwira ati rero jye ko nabibona kuko byari ikiryango, n'ubundi azagutunga, kandi umwana w'umukobwa twebwe mu idini yacu yagiye mu mihango yemera kuba umugore, yemera kuba umugore. Ariko ntabwo nabaye umugore ku mahitamo yanjye. Wabaye umugore kugira ngo ubone imibereho? Mbona aho mba ndeke kuba mayibobo. Nabwo ntabwo byampiriye. Uzi kuba uri narashatse ukabura ni naravutse, mu bantu ukabubona nta kintu maze nta n'icyo uvuze. Ubwo yaza kubikora gutyo byibuze agakomeza n'umutima wa kimuntu. Hashize amezi 6 aramparika, ashaka undi mugore. Yego, arambwira ngo dufite umushyitsi uzadusura kandi ntazataha vuba. Inzu twabagamo umuryango wo hagati arawica, asigaza icyumba na salo ku irembo, nanjye hepfo nsigaranye ibyumba 2 na salo. Ajya ku isoko agura matera, agura igitanda, ibintu byose materiyeri zose. Ariko uwo muturanye arambwira ati rero ntago ari umushyitsi, ahubwo ni umugore bagiye kuzana. Aho kumwa n'ubwana n'iki, umva ntacyo bimbwiye. Kuba mfite aho ndyama, mfite adresse, ntacyo bintwaye. Rwose wumve ko n'umugeni nagiye kumuzana. Ubizi neza ko ari mukeba wawe? Keba ari bamwe no umushyitsi uzaza agataha. Ariko umuturanye akambwira ati ni umugore. None arambwira ati ibintu bagukoreye mu musigiti umusezerana n'uyu mugabo nibyo bari bukorera uri uraza kubibona.
igitenge ndagikenyeye cyo bari banguriye gishya, turagenda tugerayo kuko nk'ibyo bankoreye mba narabikorewe, ndiyakira ndavuga nti nta kundi. Umugore ndamuzana, ni njye wamwaritse, impore ni njye wamwaritse ubizi ko ari umugore w'umugabo rwose. Umugabo arangije arambwira ati rero ngiye kubanza kumenyereza umushyitsi, nzagaruka kujya nanjye nawe nkuraza. Ariko nkumva afite amatsiko yo kumubaza impamvu yabimuteye. Ariko kuba n'ubwana n'iki, kuko yarakubye imyaka yanjye kabiri. Yari umugabo mukuru ufite imyaka 30, ufite imyaka 15. Uwo yarashatse yandushaga imyaka 9. Urumva ko bose bari bakuru. Noneho n'igikurikiyeho n'uwo nguwo mugore wa mbere wapfuye yavaga indi imwe n'uwo nguwo washatse. Urumva ko bari baziranye. Icyakurikiyeho nuko ku munsi wa kabiri yaricaye maze kubategurira amazi yo gukaraba no kunywa icyayi, arambwira ngo nabonye utakuzuza inshingano zose hano mu rugo, none nashatse umwunganizi wawe. Rero ni umugore mu rugo, nzajya nkuraza iyi minsi n'undi nawe murazi iyi minsi. Ndabyemera. Ariko ntabwo byampiriye, nta rukundo nigeze mbona muri ibyo bintu. Natwise umwana wa mbere, nimara kumutwita hashize nk'amezi 2 nawe aratwita mukeba. Ariko nkubwije ukuri, mu rugo twari dufite akaresitora, ariko ako karesitora bari bakankuyemo, mukeba ari ugakoreramo. Bazina nifuzaga irindazi nkaba ntaribona, kandi muri resitora birimo. Nta burenganzira mfite. Ndi uwo mu rugo ugomba kumenya ibyo mu rugo, nkategereza ibyo bari bumwe. Natwarije irindazi ndaribura, nkajya mva mu rugo nkajya gusaba igipapuro cyavuyemo irindazi kugira ngo nkihumurize. Nawe uri umubyeyi urabizi. Ndavuga nti wenda hagiye bizoroha, wenda hari icyo ntashoboye gukora, wenda bizagenda byoroha. Nabyaye umwana wa mbere ntagira ikigoma, kandi mu rugo rufite amafaranga. Sinari umugore mu rugo, sinari n'umukozi, kuko umukozi w'ukwezi kurangiye arahemba. Iyo uri umugore mu rugo uhabwa agaciro. Ntacyo nari cyo rero. byaje kugenda bite? Urugo narubayemo bikomeye gutyo, igihe cyo kubyara kiragera, uri umuntu mukuru. Uzi kugira ngo abantu wicare ku muryango bajye mu byabo bakora ibyo bakora, ibyo banduje bakuzanira ngufure. Nawe uri umugore mu rugo utari umukozi. Uzi kugira ngo umuntu aguhagarare hejuru akubwira ngo ko wari uzi ko uri umujiji, wacyaga muri abatari abajiji ugiye he? Kuki utayoboje inzira yo gombaga gucamo? Ari umugore ari umugabo? Umugore. Kuki akambwira ngo nshobora, yashakaga kuvuga iki? ntabwo twe duhuje amoko. Aya moko yavugaga azimije. Akambwira ngo nshobora kuba ndi kibi hanze, ariko imbere y'umugabo wanjye ndi mwiza. Akambwira ngo wowe se ngo ninde wahaguruka ngo agiye kukubariza, wanjijiwe. Noneho umugabo yazana muregere uko byagenze, akambwira ngo imbwa zihuriye mu mayezi ziraryana. Nibwo bwa mbere mvuze ibi bintu nkatsindwa nkarira. Ndatsinzwe nyine nta kundi. Ubwo birangije narabyaye, ntabwo nigeze mbona umpemba. Niwabonye n'uguha igikoma? Bazi narabyaye nkajya niba amategeko mu murima w'abandi,
n'ibisusa kandi mu rugo bafite ibiryo babimena kandi umugabo aharareba. Ubwo buzima nakomeje kubamo gutyo, Imana nayo ni igitangaza ntabwo nayiveba. waje kubuvamo utete? Naje kubyara umwana wa kabiri. Umwana wanjye wa mbere namukurikije nasamye afite amezi 4, nasamiye ku kiriri, nabwo nkomezaho kunyuzurwa. Mukeba byaye bazana umukozi mu rugo uzajya umufasha. Ubwo wa mukozi ahageze nawe birangira bayihabara ry'umugabo. Arangije gusa uwo mukozi twaravuganaga, ariko umugabo yaza kurara iwanjye igihe cya 10:00 akabyuka akajya hanze akamara iminota 40 hanze. Buri gihe nza kugira amatsiko yo kugira ngo menye impamvu ajya hanze izo saha kandi iyo minota akayimara. Kumbi yarasohokaga yagera ku cyumba cy'umukobwa agaheka umukozi bagasohokana bakajya hanze bakajya gukora ibyo bakora hanze, akongera akamugarura, bagera ku muryango akamuheka akongera akamusiga ku muryango wa chambre ye. Giye nkumva ikirenge ari cy'umuntu umwe ariko bagiye ari bangahe? Ari babiri. Mbibonye kwa ko nagahinda nari mfite nuko naharitswe ntabwo nigize mbyitwa. Aho naravuze nubwo mukeba nabwo abonye uwo baharikwana nabo zumva umubabaro nagize. Ubuzima bwakomeje gutyo ariko bukomezaho kumbabaza. Umwana wa kabiri namubyaye naramwibyaje mpetse mukuru we. ari wowe wenyine uramugenya ukora ibintu byose, ubwo bumenyi se wari ugufite? Namaze gufatwa n'inda ninjoro kuko byari itegeko yuko bo babaga bavuye kuri restaurant babaga bananiwe, nta rusaku rugomba kuba bagomba kuryama bagasinzira. Noneho agiye kubera no gukurikiza umwana akiri muto ntiyakundaga yajyaga ararira, harara mpetse. Indira mfata ari nimugoroba mbana naye ariko nkabyumva ko ndibwa nkuko mbere naribwaga. Ntabwo ngo ninjya kubakomangira barambwira nabi. Ndabyanga n'abandi bagera mu gitondo. Bigeze mu gihe cya 7:00 nibwo igise cya nyuma cyaje mpetse n'undi mwana mu mugongo. Kira hasi amavi ndabyara ndekura wa mucisha wa mwana murekurira ku buriri. Ndamaze kuvuka kuba ko nta nibyo narinzi nshaka guhaguruka ngo ngende. Ariko kubera yuko ntari nzi kiyanyuma ibaho nabonaga mpaguruka n'umwana akankurikira. Ntegereza nzi ko ngiye kubyara umwana wa kabiri. Nubwo hazaga iyanyuma. Twari turanye n'umukecuru bitaga Mama Rose. Nahise nkingura mu gikari njya guhamagara Mama Rose. Uruhinja rusizemo. Ndambwira nti Mama Rose nabyaye. Ati wabyaye? Nti nabyaye. None nabyaye ariko umwana ari hasi. Umubyeyi niwe waje arinjira akora ibintu byose aramugenya. Amaze kumugenya akora isuku umwana aramuryamisha. Ndindira yuko abayobozi babyuka ndabwira nabyaye. Ntago bari banyitayeho n'undi bansizaho bakomeza bigira muri restaurant yabo. Igikoma nagihawe n'umuturanyi. Ubuzima nabubayemo gutyo bikomeye. Wa mukozi aza guterwa inda n'umugabo wacu. Amaze kumutera inda ko mubaye batatu. Tubaye batatu ariko giye kurya ntago nta mubabaro nari mfite. Namaze kwiyakira umubabaro wari usigaranye wa wundi ubona yuko nyuma ye habonetse undi muntu ufite agaciro kumurusha. Ubwo buzima nabubayemo gutyo. Umukozi igihe cyo kubyara kigeze arasezera arataha. Agezeyo amaze kubyara umwana agejeje umwaka n'amezi 2 agaruka aje kudusura. Ahako jya nabonye ari nk'ibintu yaravuganyeho n'umugabo nje niko mbitekereza. Ahageze yarambwiye ngo agiye ku isoko gushaka imyenda y'umwana. Yagiye ntiyagarutse. Wa mwana aramunsigira. Amaze kumunsigira umugabo atashye mbimubwira mbwa ati uwo mwana uzamurere n'uwawe.
kuki utamuhaye nyina ngo amujyane. Namwe nyina yagiye ambwira ko agiye gushaka imyenda yo kumwambika none ntiyagarutse. Ariko kubera ko nari mbizi ndagira namwana nyamara uyu mwana nubwo uvuga ngo nzamurere n'uwanjye nta maraso yawe nubwo wabihishe umwana n'uwawe. Ubwo icyakurikiyeho nyuma nuko naje gufatirwa imyanzuro ndasendwa baransenda ari ku manywa. Bansendana abana banjye 3 n'uwo wa 4 bampaye. Ari ku manywa aravuga ngo ubwoko bubi bwimuka nk'ivu, ngo yagize ibyago ngakomora ku mbuto mbi, ngaho kugira ngo azanyice cyangwa ngo yikore mu nda ni injyane n'ibinkomokaho. Ku manywa saa 3 mukeba aravuga ngo ndicyo namusabira nuko wamuha iminsi 7 ngakamesa ibyaha ibye ntazagenda nukira abantu. Nanjye ndamusubiza ntira muvandimwe uyu munsi ibyaha byanjye biri kubanukira ariko hari abo bizahumurira. Ndamubwira nturakoze naje ndigiye nyine nta muryango mfite ariko mpaye umuryango nta kibazo reka ngende. Urugo nduvamo gutyo ku myaka 19. Werekeza hehe? N'abana 3 n'uwo wa 4. Ndafashe inzira njya gusaba icumbi kuri uwo muturanyi nahamaze amezi 2. Y'amezi 2 nari natangiye akazi k'ubuyedi ku rukiko bubakaga iwacu Kibungo. Ni isoko ryari yatsindiwe n'umugabo bitaga Ruwari. Ndahakora ukwezi kwa mbere kwa kabiri ntangira kwikodeshereza inzu ya 3 mva kwa wa mukecuru ndakodesha. Nyuma yaho nza kuhava nigera imbere gato ya mu mujyi aho nari ngiye gukodesha amasanga abana b'abasore 5 bigaga kaminuza. Nkihagera hashize nk'icyumweru barambaza tese ko tubona uri umwana kaba ufite n'abandi bana abana babakuye. Nyine mbabwira muri make ko byagiye bingendekera. Icyakurikiyeho barambwira ati uyu munsi jyuhera kuwa mbere buri muryango ugenda udufurira ntabwo uzabura ibigutunga ntuzabura nayo wishyura inzu tuzatuguhemba. Gusa aho bari Imana ibaho umugisha. Barambwira ati ikintu tuzadusiga hanze mu myenda tuba twaguhaye kizaba ari icyawe. Ipantaro nayifuriraga 50, ishati nifurira 20. Barantunze mbyita ko ari bo kuntunga. Barantunze ku buryo bugaragara. Nyuma yaho hari umwe bita Yakuza umunsi wo kumufurira imyenda yisiga hanze ngiye gufransangamo 100,000 imyenda ye. Ngira ubwoba navuga ntese kaba ari agatego banteze kugira barebe uwo ndiwe. Y'amafaranga ndayafata ndayabika. Ku cyumweru bahahiraga hamwe tugateka tugasangira. Amafaranga nyamara ni cyumweru nta muntu utatse. Ku cyumweru maze guteka tumaze kurya ndavuga nti nyamara hari butumwa bwanyu mfite nabuze umuntu wabunyaka. Yakuza ati wasanga ugiye kuzana bwa bugoryi bwawe. Ati wazanga ari nk'ibihumbi 10 bakuye mu ipantaro kananirwa no kujya kugura umwana ikabutura cyangwa wowe ukajya kugura kamambiri ukabushaka kuyagarura. Ntiwoya ndamwana ahubwo nayakuye mu myenda yawe ni 100,000. Ati ntago ya mafaranga arayanjye. Namwe nayakuye mu myenda yawe. Ati twakubwiye ko ikintu kizaba gisigaye hanze. Ariko twisohoreye imyenda kizaba ari cyawe ntako kizaba. Nuko Imana ikora. Ubwo barangije barambwira ati rero wowe ya mafaranga yafatiye abike abagenzi be. Ati yabike mu gihe utazaba utagitukorera wajya gucuruza n'inyanya ku muhanda. Ariko babivugaga nk'abantu bateganyaga kugenda. Hashize nk'amezi 2 barigendera bose. Wabaye hute kugeza uyu munsi uhagaze ute? Ya mafaranga niyo nakoresheje. Ntangira gucuruza utuntu duciriritse n'ababana banjye. Ndazunguza utuntu tw'imbuto biraza buhoro buhoro. Nyuma yaho biza nanone kurangira amafaranga arahomba ariko abana batangiye gukora bari primaire ndonya nisubira mu buyedi nkuko bisanzwe. Ubuyedi bwarantunze
kandi n'ubu tuvugana nubona ngo nisize aka makeup nambaye ibaze nagize gute ngiye ikarayi ndacyayikorera kuko ni ikarayi yankuye ahantu aho abantu batari kumva ikarayi y'ubuyedi ubwo nagiye gupatana inzu gukotera amakaro nanjye mbarwiyemeza mirimo nkajya ngenda nkapatana nkashaka abakozi nkabashyiraho nkagira utwo nsagura ariko nanjye nakoze mba muri ubwo buzima nyuma yaho biza guhagarara bimaze guhagarara abana batangiye gukura nyuma nibwo nongeye kubona udufaranga nongera nsubira gucuruza ariko ncuruza ibitemewe n'amategeko nacuruje ishashi zitwapfunyegagamo batangiye kuzica ariko no muri se w'abana ngisyata burenge n'ubundi ati nta gahenge nta mahoro ansebya hirya no hino mukeba ariko icyo nshima Imana nuko Imana itareba nk'abana b'abantu kandi icyo mpamanya n'umutima wanjye uko uzaba ntaho kujya. Hanyuma rero Tausi muri iyi myaka 30 uhagaze uti? Iyi myaka 30 ndashima Imana, ndi umuntu wabashije kwiyakira ndiyubaka. Nareze abo bana 4 mbigisha primaire ku maboko yanjye n'uwo wundi utari uwawe, mbigisha secondaire ku maboko yanjye nta muterankunga, ngura akabanza nta muterankunga. Ubu tuvugana no batsema inzu y'amabati 25 nubwo yananiye kuyisoza ariko irahari. Ubu tuvugana abana 2 bari kwiga university. Mvuye hano ku kiganiro kwa Gerard hari umupapa wamfashije abishyurira ikubitiro rya mbere kugira ngo umwaka umwe. Ubu bari kwiga university. Ubu uyu munsi ntago nasaba umunyu. Ubu uyu munsi ntago wapfa kunshishamo ijisho. Uyu munsi inzu yanjye ni inzugi ziburaho n'amadirishya gusa. Ntago uyu munsi umujyi wa Kigali unaniye naburaho kuba. Washaka kuguha ubufasha ngira ngo wavuga nimero yawe kugira ngo niba hari uwagufasha kugira ngo iyo nzu yawe itaruzura, kuko burya ni byiza ko umuntu atera intambwe imwe izindi agafashwa kuzitera. Yaguhamagara ku yihe nimero? Nimero yanjye ni 078 52 66 61 8. Niyo nimero yanjye. Ashobora kuba ari ibitekerezo, ari ni byinshi cyane ukeneye muri iki gihe cyane. Aha nishima Imana nuko igihe cyageze nkumva nanze ubuzima nkajya kwiyahura, nagerayo nkahurirayo n'Imana. Mwahuye mute? Nafashe inzira njya kwiyahura, abana banjye inzara yabishe. Ngezaho niyahurira muri wa mukoki ndanyerera ndagwa hejuru yawo. Nkaho nakawuguyemo haturuka inyuma ikintu kiragwa, ngira ngo ni umuntu undi inyuma ugiye kundaha muri wa mukoki. Kumbi ni umwembe wari uhiye umanutse. Ndebye nsanga ni umwembe uhiye, nsubije amaso inyuma nsanga ni igiti cyeze n'inyoni ntigeze iryaho. Ndazamuka manura imyembe nuzuza mu gitenge cyane ndikorera. Uwo munsi twabaye iminsi 3 nabonye Imana. Uyu munsi kwikubitiro rya kabiri njya kwiyahura nakijijwe n'inyamaswa. Nagiye ndyama mu ishyamba naniwe mfite umuti w'imbeba, mu kunanirwa haza udusimba biti inkende. Inkende ziraza mu gihe nshigukiye hejuru nsanga imwe iri hepfo indi haruguru. Mu gihe ntangiye kuzirukana nsanga imwe yafashe kakamverope, irangije mu kwiruka ziruka nkazi hejuru mu biti n'akakamverope, ikajya ifata yinenetse ikagizunguza akakamverope. Nize ko nyuma y'iki gihe cyose icyo gitekerezo cyo kuyahura cyarahagaze kuko abana banjye barakuze, ni imbaraga zanjye kandi sinkiri jyenyine. N'uyu munsi twahuye umuryango rugenda waguka, mbese ntago nabona uburyo mbivugamo. Nahavuye nyuze ku rusengero ahantu umuntu wari wavuga ijambo ry'Imana yansomye nkaho twari turi kumwe. Menya Imana naturagakiza, unsenga Imana naho bikomeye nyibwiza ukuri nkabibwana Imana na cyagihe navuyeyo. Kandi navuye kubera wowe. Ejo urahategura ute? Ndahategura ibyishimo byinshi. Kandi nkakomeza n'uri inyuma utarabasha kwiyakira, kumva yuko ubuzima bwe burangiye ntago burangiye.
niyegere asenga Imana kandi aganire n'abantu ntabe wenyine ku bwigunge. Ibyo byose byansatiraga kuko nari mu bwigunge nta muntu mfite. Nzi yuko mama kiriho ajya avuga ngo mbere y'ibintu habanza abantu. Iyo ufite abantu ufite n'ibintu. Urakoze cyane. Yari umurerwa Tausi, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mbere y'ibintu habanza abantu. Iryo ni isomo Tausi adusigiye. Umuntu iyo umufite ubufite byose. Ni ukuri ubundi abantu ni amaboko. None se wowe ufite abantu kandi ari amaboko ukabura ibintu urabibona. Nkuko nawe duhuye sinaburara nkubonye naguhamagara nkambwira inyamara ntago bimeze neza. Ukambwira uti mfite ibiro bibiri by'umuceri kangu yaho kimwe. Nuko nkufite. Ntago ibintu byaza ntabanje kukubona wowe. Ntago bishobora. Urakoze cyane umurerwa Tausi. Ntago ari umurerwa Tausi nshimira gusa nanashimira abo dukunze kubana ku rubuga Iyungure. Ni byinshi cyane adusangije. Yaciye mu buzima bubi, mu buzima afite amateka ashaririye. Hari igihe cyageze baricwa ariko uyu munsi barimo barusa ikivi cyabapfuye cyabishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Tujye dukomeza kubana rero ku rubuga Iyungure. Abafite ibyo mwasangiza abandi ku rubuga Iyungure, no vuga ngo byaba ubumenyi, yaba hari icyo ufite cyiza wasangiza abandi kugira ngo bashobore kubaho neza, babe muri ubu buzima neza, waduhamagara kuri iyo nimero yanditse aho ngaho, ukanakora subscribe utarayikora kugira ngo ujye ushobora kubona buri kiganiro cyacu. Turabifuriza rero gukomeza kugira amahoro no gukomeza kumererwa neza aho muri hose.